Yes, nongeye kubasa inshuti bakunzi bacu muduyemo kudukurikira aho muri hose hagiye hatandukanye, impande zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu. Ndabasuje cyane ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye, nizere ko bumeze neza cyane. Dore breaking news igezwe ku nkoranyambaga zitandukanye, inkuru yavugishije abantu batari bakeya, haba ku bitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga, by'umwihariko umunyamakuru nka Mutesi Kovia utari inkuru ndetse na Kenisi wa TV1 akaba n'umuyobozi wayo, bo byaje kubatangaza cyane. Ibintu biri mu karere ka Rubavu biteye ubwoba cyane. Nk'uko kuri screen yawe urabonamo imashini yarimo gukora umuhanda muri quartier yari mu nkengero z'umujyi wa Gisenyi. Ibintu bihabereye biteye ubwoba cyane. Ese muri wese wibaza ngo bigenza bite? Iki kintu uri gukora muri screen yawe cyaba ari ikintu kimeze gute? Ko tubona ari umuntu udasanzwe, byaba bije kugenda bite? Bana nanjye muri kiganiro rero umenye byinshi kuri ibintu bibereye mu karere ka Rubavu, urebe ishano rihabereye, umwuka byaramwe biteye ubwoba cyane. Abanyamakuru bagiye batandukanye bakimara kuhagera gufata inkuru byagoranye, ahubwo babanza kumirwa ndetse ubwoba burabataha, ku buryo abanyamakuru bagiye batandukanye bamwe bafite imitima yoroshe baje gusubirayo badakoze inkuru. Uwo ugeze kwica n'ubwa mbere rero ukanda kuri buto subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news uzajye uzibona mu ba mbere. Amakuru arimo gucicikana ku nkoranyambaga zitandukanye ujye uyabona mu ba mbere. Njye mugiye kubona muri kiganiro nk'ibisanzwe, nitwa Pacifique Mwayikaze. Reka twigarukire rero turebere hamwe ibintu bibeje kubera mu karere ka Rubavu, ibintu biteye ubwoba cyane, ibintu byavugishije abantu batari bakeya. Iyi ni video cyangwa se izi ni amafoto yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku isaha saa 3 nibwo aya mafoto yatangiye kujya hanze, ndetse izi mashini zirimo gukora umuhanda, abashoferi baba bari kuzitwara batangira gutabaza cyangwa se bavuga ngo ibintu bibayeho biteye ubwoba cyane. Guys, ibintu rero ubwo imashini yarimo gukora umuhanda, irimo guhinga cyangwa se irimo kurima, izamura itaka hasi, icukura ahantu itaka bazakoresha bashira mu muhanda kugira ngo umuhanda ubashe kuba waringanira, yaje gusunika itaka cyangwa se irimo kurizamura, iza guhura n'iki kintu giteye ubwoba cyane. Nk'uko uri kora muri screen yawe, ni ikintu kimeze nk'umuntu kibyibushe koko birenze urugero, utamenya ngo akaboko nihe, utapfa kumenya ngo ibituza ni ibihe, utapfa kumenya ngo inda ni iyihe. Cyari ikintu giteye ubwoba cyane ubwo cyavaga mu butaka kirimo kizamuka mu kugera hejuru, n'imashini iba yarasunitse kubera ibiro byinshi kugira ngo kikuremo, byabanjije kugorana cyane. Guys, cyakiri gusakuza mu buryo buteye ubwoba cyane, ubona ko kibyibushe, gifite ijwi rya danje ririmo kuvuga ikumvikana buri hantu hose. Umushoferi nawe byaje kumurenga avamo ariruka, n'abaturage bari hafi aho basa nk'abigiyeyo bariruka cyangwa se baracyitaza bagarara ku ruhande, ariko gikomeza gutabaza cyane kivuga ibintu bitumvikana. Ariko ikintu wumvagamo ijambo ngo ntabara, byonyine gusa niryo jambo cyari kirimo kuvuga. Guys, gusa abantu benshi bahise batekereza ngo ese iki kintu cyaba ari bwoko ki, cyaba giteye gute? Dore ko hasi yitabaza n'inzego z'umutekano ngo zirebe niba zakirasa, kubera ko babonaga atari umuntu usanzwe, babonaga ari ikintu giteye ubwoba cyane. Ngayo nguko rero ibije kubera mu karere ka Rubavu, turakomeza tubacukumbure tubamenyere uko inkuru iri kuza kugenda hariya, cyangwa se ni iki cyihishe inyuma y'ibi byose, cyangwa se iki kigabo ni bwoko ki. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza ku nkoranyambaga. Guys, rero reka ngushimire twabanye muri kiganiro by'umwihariko. Njye mwari kumwe nk'ibisanzwe, nitwa Pacifique. Mukomeze kugira byiza, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.